Yes, na nyangusuza kandi nizere ko umeze neza. Aho twumva ndetse ukanadukurikira ugakurikira ibiganiro Kigali News 150 ikugezaho aho uba uri hose mu batandukanye mu bice bigiye bitandukanye mu gusanganya inkuta twasinye tugatanga isanamitima mu dukurikirana baba ari hirya no hino ku isi. Nago mvuga menshi sinza kuvuga ibyo bitandukanye. Abantu barindwi bahagarariwe witwa Kwizera Emelyne ndetse n'umuhungu umwe cyangwa umusore umwe cyangwa n'umugabo se ko navugara nuko urwego rw'ubugenzacyaha burwa tayari rwamajije kubata muri yombi aho bakurikiranyeho gukwirakwiza ndetse gusakaza n'amavideo y'ukoza soni y'ubusambanyi mu busambanyi ku mbuga nkoranyambaga nkuko inkuta zaba Twitter, Instagram zitandukanye ndetse n'inkuru dukesha igihe ndetse na radio TV10 ndetse no ku rubuga rwabo rwa Instagram nuko no ku mbuga nkoranyambaga zose zatangaje yuko aba bose bamaze gutabwa muri yombi dore ko nabangaba bari bafite icyo bita groupe ya WhatsApp nyuma yuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bitariki 19 aho yaremo kuganira n'abaturage nyuma yo gusengera igihugu yavuze byinshi bitandukanye agaruka ku bana b'abakobwa muri iki gihe basigaye bambara imyenda y'urukozasoni ndetse akavuga yuko nibyo baba bakora ababireba ndetse nyakubahwa Perezida Paul Kagame musaza wazo rwose intore z'ishinambwe aho yagarutse havuga ati nanjye burya imbuga nkoranyambaga ndazireba akagakora navuga yuko ngo kwambara ubusa si kwambara ubusa ngo kwambara ubusa gusa ariko nanone ati buryo wambaye ubusa kuriya gusa no mu mutwe busanga wambaye ubusa tete vide nuko tayari bamaje gutabwa muri yombi bakurikiranyweho gusakaza amashusho cyangwa video z'urukoza soni aho urwego rw'ubugenzacyaha Dr. B Murangira tsera umuvugizi wa RIB amaje kubitangaza avuga ko abangaba babanje gutaba muri yombi. Reba nk'uwo mwana w'umukobwa rwose kunda ari mwiza cyane anameze neza cyane anashinguye ameze neza cyane ariko buguzi ugasanga nukubona abantu bahagaze bagenda basa neza bameze neza ariko ugasanga mu mitwe yaba ari tete vide nta kintu kirimo. Ku mbuga nkoranyambaga abenshi bagiye bazamura byinshi bigiye bitandukanye berekana n'ayandi mavideo agiye atandukanye dore yuko aba bana b'abakobwa babanjije no gusohora video ari nimwe twako pena dore nundi rwose nuwe yataye mu mbuto nyongo rwose ngo bari biramufite ndetse n'abana b'abakobwa bejo hazaza ariko bakavuga ati ibura ry'abagabo abagabo barabuze abakobwa bakiyana uko bashaka ugasanga impamvu abagabo babuze ari iki ibaze umukobwa mwiza rwose umukobwa mwiza agafata icupa rya Heineken ubwo rugera ahantu hejuru akaba ati nge Heineken ya 1500 ntago nayinywa nzoga birongoza ariko nanone abana bakavuga ati se nyiri kigo nagiye kwamamariza ntago yanyishyuye yabonye gutya inzoga ze cyangwa inzoga ye yatayeho umwanya cyangwa ishobora koresha atakaza muri ibi byose akaba bigaragara ko batangiye gusebya inzoga ze bazirongoza ibi ngibi rwose ntago bikwiye. Dushimire igihugu cyacu dushimire RIB kuba yarabonye ibi ngibi rwose ikavuga ati reka natwe tujye ndetse no umuyobozi wacu Perezida Paul Kagame ati ibi ntibikabe ngabo rwose uko babona rwose kuri stream rwose nguwo umukobwa rwose nawe warurimo nguwo umukobwa wanyu w'ishanga uwo wita Emelyne nimutamwumva neza mwibuka yifurada de Ben nyama David akavuga ati ishanga ariko mu ndirimbo igasohoka nguwo rwose n'ubundi mukobwa rwose babere kumwe ariko muri la video humvikaragamo bati Buriyani yarambwa ati nzaje murindira ibintu abenshi akabata abakobwa babara abatinganye kabata abakobwa babara abatinganye bagira gute babana bagasambana bagakoresha amacupa wabonye ko benshi bakoreshaga amanyamura n'intoki harageze abati nyamuna rishaka kujya kubwiherero
amavideo ndayafite n'abandi bagiye batandukanye barayafite, ariko ntabwo bikwiye. Reba nk'umukobwa mwiza rwose, ese ababyeyi bacu nibanye inshingano nibura yo kuba ati bana bacu bimeze bite, ariko abenshi bakavuga ati abana b'iki gihe barananiranye ntabwo bacyumva. Kwibaza ati se babyeyi mwabwiye mugaheka rwose mufatire iryo by'abana banyu, ariko mana we uyu musore ese basanga ari wa musore bavuga ati ibi bintu ni ibya DJ. DJ nini giza DJ ibintu ni ibya DJ. Waba shorte ari umukecuru mu gitondo twahoze tuvugana, abona ino video warangije aravuga ati baba we ati niyo mpamvu warabakubitwa avuga ati umuhungu wawe ntago amahije, umuhungu wawe bigenda bita, umuhungu wawe bigenda bike, aho se icupa ryagiye ugira ngo baba data we Emelyne n'abagenzi mwaradushebeye. Nyabonye n'ikiganiro Emelyne navuze ko ibyo yakoze nta kibazo, nyuma yo korero nyakubahwa perezida Paul Kagame abivuzeho ibikorwa rwose by'umusaza bitabijya mu ngiro. Kamashini mye muri commentaire, ese bimgibi mutubwiye ngo birakwiye, ese nimba bidakwiye hakorwe iki? Mwabonye ejo bundi muri Amerika ibintu byabaye nk'ibyo muri Sodoma na Gomora. Imana arimbuye ahantu muri Amerika harahiye. Nyuma yaho hatangwa itegeko ryo ko TikTok nayo ihagarara, na n'ubu ngubu ngira ngo haracyashya. Haracyashya pe. Baba we dore n'uwo mukobwa harimo muraje rwose tubabone. Ayandi makuru ajya atandukanye tuzagezaho. Magiye gukurikiranwaho ibyaha byo gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame. Kasuka aravuze ati rwose ati baba data we, ariko mana icupa kwirongoza icupa. Abatarabonye aya mavideo rwose mwarakoze kutaba mwaranabonye, ariko ni ibintu reba umukobwa arafata icupa rya Heineken akamanureramo rwose mu myanya ndanga kumira, ubwo navuga mu myanya mo. Reka Imana ibarinde twongere duhure mu bindi biganiro byetandukanye. Shalom.